kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro. Ni saa 4 za mu gitondo ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ni iwacu, ikiganiro cya IRTV, ikiganiro kikugezaho amwe mu mateka atandukanye, ubuzima bunyuranye. ni iwacu, ikiganiro Nta mupaka, buri hose ni iwacu. ni iwacu, ni ikiganiro tuganiramo Akantu ku kandi, tugasasa inzobe tureba bimwe mu bintu bishobora guhuza abantu aho baba bari hose hanyuranye, mu buzima bwa buri munsi. uko bwaba bumeze kose. ni iwacu, ni ikiganiro cy'ijwi ry'urugwiro, tuganiriramo bimwe mu byo twakora kugira ngo turushe guhindura isi ibe nziza kuruta uko twayisanze. Ndabasuje mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mukurikira bimwe mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi mu kiganiro ni iwacu hari umukunzi wa radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro wasabye ko nazabaganirira ku kijyanye na depression. Mu kiganiro ni iwacu nibyo turebera hamwe bimwe mu bintu bihuza abantu, ariko n'ibibatandukanya cyangwa se n'ibituma ubuzima bwabo butamera neza ngo bahuze ngo bahure, nabyo ntitubisiga. Rero umukunzi wacu yatwandikiye ari ku Gisagara aratubwira ati Clementi, ni ukuri iyi ni message ndi kubasomera, uzatuganirira ku kijyanye na depression ukivuga ugitindeho. Rwose iki kibazo cyugarije isi, cyugarije abantu muri rusange. Hari ibibazo bimwe na bimwe cyangwa se imico itandukanye se cyangwa itagaragara neza igenda igaragara ku bantu, kandi mu by'ukuri muri bya bintu biduhuza ntabwo twifuza ko hagira ibibazo bivuka ngo habe hagira umuntu utagira ubuzima buzira umuze, utagira urugwiro. Niyo mpamvu ngiye kubaganirira rwose n'ivimuzi ikijyanye na depression. Ndabibutsa ko utabashije gukurikirana iki kiganiro waca ku rubuga www.irtv.fr ugakurikirana n'ibindi biganiro biba byagiye bitambuka mu gihe wenda utaruri hafi y'inyakiramajwi yawe. Ndabibutsa ko mu biganiro IRTV itegura rwose hari ibiganiro byinshi bitandukanye, wahitamo icyo ukurikira, kandi by'umwihariko IRTV ikora amasaha 24 kuri 24. Niyo mpamvu rero tubasaba gusiga ibitekerezo byanyu igihe mubashije gukurikirana ikiganiro, cyangwa se mugashyiraho inyunganizi, cyangwa se mukabikora nyine niba wumva hari icyo twagarukaho ukaba wasiga igitekerezo cyawe. How you are, how you are, you are. Is you are the reason why I'm still hanging on. Is you are the reason why my heart is still above. And if I could, I'd tell you the moon and give it to you. And if love was coming for you, I'd give my life for you. Twihuse cyane mu kiganiro ni iwacu twagiye turebera hamwe bimwe mu bintu bihuza abantu. Ese murumva kuganira depression atari ikintu gikwiriye? Nabyo birakwiye, kuko mu guhura kw'abantu hari igihe usanga bamwe
bafite imyifatire cyangwa se imico itandukanye n'iy'abandi kure, cyangwa ukaba wari ufite inshuti rwose mubanye mugendana, ariko hajya urugira iki kibazo turi kuvuga cya depression, ni agahinda gakabije mu kinyarwanda. Yagira uburwayi bw'agahinda gakabije agatangira guhindura imyitwarire kandi nawe atari we. Ni byiza ko rero mu nshuti zacu tubana buri munsi, mu biduhuza n'abantu, byaba ibitaramo, byaba ibirori, byaba ubukwe, cyaba ikiriyo, kwaba guherekeza uwitabye Imana, nuko rwose kwaba ari kujya mu rusengero, ni byinshi biduhuza. Tugira umuco wo kwita ku nshuti zawe, wo kureba abantu muri kumwe ukareba imyitwarire yabo, kugira ngo urusheho guhuza urugwiro nabo, murusheho kubana mu buzima butandukanye. Agahinda gakabije turatangira. Hari umuntu ushobora kwibaza ati kuki impamvu y'ibi ni iyihe? Nibyo ushobora kuba utayirwaye, ariko kumva iki kiganiro bishobora gutanga igisubizo, sibyo? Bishobora kuba umuti niba wowe udafite aka gahinda gakabije, icyo bita depression mu ndimi z'amahanga, ushobora kuba igisubizo cy'abayifite, sibyo? Ukaba wabasha kwitegereza mu nshuti zawe bitewe n'ibibahuje n'aho muhuriye, ukabasha kuvumbura ko umwe mu nshuti zawe afite iki kibazo. Nibyo. Ikindi ushobora kutayirwara, nibyo, ariko nawe ukagira uwuyitera. Ahari yego birashoboka ko utayirwara ariko ukaba wayitera umuntu, nabyo turaza kubiva imuzi tubiganireho. Nibyo. Ikindi bamwe mu nzobere batangaho inama kuri iki kibazo cya depression, ngo nutaba impamvu uzaba igisubizo, sibyo? Ushobora kutaba impamvu, hari ibyo bya bindi by'uko utayitera, sibyo, ariko ukaba igisubizo, ukaba umuti w'uyifite, uwayirwaye. Iyi ndwara rero ya depression y'agahinda gakabije ni uburwayi bukomeye bwibasira imitekerereze kandi bukagira ingaruka ku mitekerereze ya muntu. Yego, urumva iyo tuvuze ku mitekerereze bwibasira hanini igice cy'ubwonko. Igice cy'ubwonko cy'umuntu iyo cyagize ibibazo nibwo bashobora kuvuga bati iyi ndwara yibasiye imitekerereze, kandi ni ukuri imitekerereze ya muntu itagenda neza, ntabwo ibintu biba sawa, ntabwo ibintu byagenda neza. Reka mbyishyireho, hari igihe kijya kigera rwose nanjye ubwanjye nkumva hari ukuntu ntari gutekereza neza. Icyo gihe sinzi ko nagira urugwiro, sinzi ko nahura n'abantu ngo tuzahuze, byaba bigoranye, byaba ari ikibazo gikomeye. Ibihugu bikomeye nk'ibyo mu Burayi, Amerika no muri Aziya, sibyo, bifite imibare myinshi y'abantu barwaye izi ndwara z'agahinda gakabije. Yego, nibyo, ushobora kwibaza uti se ni gute umuntu ashobora kugira indwara y'agahinda gakabije ntacyo yabuze? Ni gute byakunda se? Wenda hari ingero zifatika, sibyo? Ntabwo akenshi ibyo tugaragaza, sibyo, inyuma aribyo tuba dufitemo imbere mu bwonko bwacu, mu bitekerezo byacu, aribyo tuba duhumeka, se mu mwuka duhumeka. Oya, akenshi uko umuntu agaragara ntabwo aba ariko ari. Reka mbivuge muri ubu buryo. Nibyo gusobanura ikinyarwanda biragoye kuko nacyo usanga nta magambo menshi ahagije gifite kugira ngo umuntu abe yakora ubusobanuro, asobanura ikintu rwose cyumvikane ku rugero yifuza. Ibi bihugu bya Europe na Amerika na Aziya nibyo tubisangamo abantu b'abaherwe ku isi rwose bafite ubutunzi bukomeye. Ukaba wakwibaza utaba abantu rwose bakize ku mubiri, ku mitungo, nta bibazo by'agahinda gakabije bagira. Barabigira. Ushobora kuba ufite ayo mafaranga, yemwe ufite inganda zikomeye, ariko iki kibazo cy'agahinda gakabije rwose kikaba cyatuma, nibyo bituma benshi bagira sinzi, bagira ibitekerezo byo kwiyahura. Akenshi iyo umuntu yagize iki gitekerezo cyo kwiyahura, ntabwo nawe aba ari we, aba yagize iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ibyo ari byo byose akaba yabura umutahura ngo mugire inama yo kujya kureba inzobere mu by'ubuvuzi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero nk'umukoro natanze, dukwiye kwitegereza neza bamwe mu bantu dufite mu miryango, abaturanyi, inshuti za hafi, kuko muba mufite byinshi bibahuza bituma muganira.
You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are. ibi bintu byatuma uhura n'umuntu mukaganira. Ntekereza ko iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya imyitwarire, imvugo ye, sibyo ukaba uyizi. Igihe yahinduye imyitwarire ugakurikirana neza ukareba, kuko iyi ndwara y'agahinda gakabije igira ibimenyetso, turaza kubirebera hamwe. Nibyo muri ibi bihugu hari imibare myinshi igenda igaragara, sibyo, y'abantu bapfa biyahuye. Nibyo koko barabarura abantu barenga 8,000, 800, mu mbabarire gato, 800 bapfa biyahuye buri mwaka. Ibaze, wakwibaza, yego nubwo tuba twumva ngo ibihugu byateye imbere nka Amerika n'urugero birimo abaherwe benshi, ariko uko birimo abantu b'abakire bafite imitungo ifatika, n'abantu baciye bugufi baciriritse badafite imitungo nabo barahabarizwa. Ariko mu kigaragara cyo mu bushakashatsi bwakozwe bavuga ko buri masegonda 40 umuntu ku isi ariyahura, kandi akiyahura abitewe n'iyi ndwara y'agahinda gakabije. Murumva ibi bintu uburemere bwabyo bifite. Niyo buri masegonda 40 ku isi umuntu yiyahura, murumva iki kintu cy'agahinda gakabije dukwiye guterera iyo. Ni ukuri ni byiza guhura tugahuza urugwiro, ariko n'ibintu bituvangira nabyo rwose tugerageze tubiganireho. Ubushakashatsi nanone bwakoze bugaragaza ko abagabo nibo benshi baza ku mwanya wa mbere mu bantu biyahura ku isi. Ibi nabyo bishobora kuba bifite ishingiro, bifite impamvu yabyo ibitera ko umubare munini w'abagabo rwose biyahura bagira indwara y'agahinda gakabije. Nibyo burya hari uburyo bwo kwivura iyi ndwara nabwo, kuko abagabo ntibarira. Umugore ushobora kumubabaza mu buryo bumwe, agafata ubwanya akarira koko, bikaza kurangira kwakurira kwe bibaye igisubizo cy'iyi ndwara y'agahinda gakabije yari afite. Ibi turabyemeranywaho, turabyumvikanaho neza. Ikindi, abagabo ntago bonsa. Ntekereza ko abahanga mu by'ubuzima nabo barabivuze, mu gihe umugore afashe umwanya wo konsa umwana igihe amubyaye nyine, nibyo burya nabyo ngo bigabanya agahinda gakabije. Murabyumva ko hari itandukaniro rishobora gutuma umubare w'abagabo uza hejuru mu kugaragara ko aribo biyahura. Akenshi ni n'inshingano bagira, sibyo. Abagabo nta nubwo bavuga amagambo menshi. Ntekereza ko abagira aka kantu ko kuvuga amagambo menshi nibo bake. Erega no kuvuga biraruhura. Akenshi hari abantu bagira umujinya, sibyo, niba bahuye n'ikibazo. Ubusanga kavuga, ariko iyo bifashe umwanya agatuza muri we agaceceka, araruhuka ku mutima. Wenda yafata n'umwanya wo kubitekerezaho, bigatuma kagahinda gakabije bitewe n'icyari kikamuzaniye kagabanuka. Ntabwo mvuze ngo wenda turagira inama abagabo yo kuba nabo bafata imico se cyangwa imyitwarire nk'iy'abagore, ntabwo byakunda, kuko umugabo afite ukuntu kwe gutandukanye aremyemo, bitandukanye cyane n'uburyo umugore aremye. Iki kintu tucyemeranyweho rwose. Nibyo, ntabwo duhuje. Abagore
Bibiliya ivuga ko turi inzabya zoroshye, ariko abagabo nabo ntabwo uvuze urumva baba inzabya zoroshye. Abagore tugomba kugira iki se? Sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda cyiza. Abagore bagira impuhwe, sibyo? Yego si ukuvuga ko n'abagabo batazigira, barazigira pe, ariko ikigereranyo cy'amarangamutima umugore agira n'ayagira n'ay'umugabo agira ni ibintu bibiri bitandukanye, biratandukanye ndetse na cyane. Ibi rero nabyo biri mu itandukanirizo ryatuma bamwe indwara y'agahinda gakabije ibibasira ku kigero cyo hejuru kuruta abandi. Twabibonye nibyo, indwara y'agahinda gakabije nanjye rwose bamwe mu nshuti zanjye hari ukuntu ugira n'inshuti iyo umuntu mwabanye mubanye igihe muba muziranye, niba ubonye agize ibimenyetso tugiye kuvuga mu gice cyacu kiri imbere, mugira inama yo kugana kwa muganga ahure n'inzobere zishinzwe kuvura iby'indwara zo mu mutwe. Whenever you and I we dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. Yego twakomeje rwose turi kuganira n'ibyo, ahubwo buriya ikintu cyiza kuvangira abantu ntabwo kiba ari cyiza. Niyo mpamvu aho tuzajya tukibona dufata umwanya wacu tukiganireho kugira ngo tugire ibiduhuza. Tugiye kurebera rero hamwe ibintu bitera depression, ibintu bitera uburwayi bw'agahinda gakabije. Ndabinginze rwose muntize amatwi tubyumvikaneho, ndetse icyo muza kumva nsize mucyandike mu bitekerezo cyangwa mu gitange nk'inyunganizi, byose tuzakomeza tubiganireho. Ikintu cya mbere gifata umwanya wa mbere mu gutera indwara y'agahinda gakabije ni uguhemukirwa. Ayiwe, iki kintu cyo guhemukirwa ngo kiri ku mwanya wa mbere mu bitera indwara y'agahinda gakabije. Wakwibaza ngo guhemukirwa gute se? Nabyo biratandukanye. Ushobora kwihemukira wowe ubwawe. Yego, umuntu yakwibaza ati se gute umuntu yakwihemukira? Uburyo ushaka kwihemukiramo nabwo turabuvugaho. Ushobora gutsindwa wenda ikizamini cy'akazi wari wapanze ko ugomba kugitsinda, kandi yemwe wanareba mu bigaragara ukabona nta n'impamvu ifatika itumye ugitsindwa. Ikindi sibyo, ushobora no guhemukirwa n'abantu. Sibyo, urumva hari uburyo wakwihemukira mu gutsindwa se, ukavuga uti ngiye mu kizamini wenda ngiye gukorera uruhushya rw'imodoka, warize wagize igihe cyo gutegura amasomo yawe nibyo, bikarangira wihemukiye, wenda ukagira igihunga cy'akanya gato, ubwo bikarangira ibyo wari wateguye byose bibuze. Murabyumva. Ikindi cya mbere iki kijyanye no guhemukirwa, ushobora kwihemukira wowe ubwawe. Ikindi ushobora guhemukirwa n'abantu, nabyo turabivugaho. Ese ushobora guhemukirwa n'abantu gute? Sinzi uburyo mu byumva. Ushobora kuguriza umuntu amafaranga, si urugero rufatika, ukayamuguriza rwose aje akuganyira, kandi ubibona ko afite ikibazo koko, yari inshuti yawe, nta kibazo, mwabanaga, mwagendanaga, mwasuhukanaga, mwari mufite byinshi bibahuje.
sasa rero ukaba umugurije amafaranga, reka dufate 50,000, si urugero rufatika, ni amafaranga umuntu yakwita ko atari make, si na menshi cyane. Urayamuhaye n'ibyo uyamuhaye uyamwihereye, nta kizirika gushyizemo. Wajya kumwishyuza cyangwa igihe mwumvikanye ko agomba kukwishyura cyagera, wakora kuri telefone wapi akanga kukwitaba, wamwandikira ntagusubize, kandi mu by'ukuri wayamuhaye nawe uyakeneye utabuze ibyo uyakoresha. Muze mwiyumvire ukuntu umuntu ashobora kugutera depression. Mwajya muhura, wenda yari inshuti yawe, musuhuzanya, muhoberana, muhuza urugwiro, ntiyifuze no kukureba mu maso, agahindura inzira we. Rero ko turemye biratandukanye. Hari abantu bafite umutima woroshye rwose ukomereka vuba. Nta kugenja atya sibwa gukomerekeje, haragukomerekeje da ntikabaye. Uratangira urarakaye, umujinya urazamutse, agahinda gakabije kavuyeho. Utangiye kugira imyitwarire itari myiza, agahinda gakabije kavuye he? Kavuyeho ku nshuti yawe, se ku muvandimwe uwakugujije, ku mubyeyi wakugujije. Kuko kuguza no gusaba ni ibintu bibiri bitandukanye. Bantu mu nyumva mutandukanye ibi bintu bibiri. Ntago umuntu wakugurije aba agufite mu nshingano ze. Bwiza umuntu kuvuga ati wampaye amafaranga ya naya, kuko nanjye ubwanjye mu buzima busanzwe umuntu yaje akambwira ati nguriza 5,000, kuko nzi neza ko ibintu by'amadeni niki inshuti yanjye byatumye mbura inshuti. Nabuze inshuti nyinshi ku rwego ntatekerezaga, biza kurangira nafashe umwanzuro w'uko nta muntu nzongera kuguriza amafaranga. Ikindi, ushobora guhemukirwa n'umuntu mu bundi buryo akugambaniye, sibyo, ashaka kukugirira nabi, akuvuze ibintu bitari byiza, ibyo bitagusebanya. Ibi nabyo bishobora gutera ariko uzi kubona umuntu witaga inshuti cyangwa witaga umuvandimwe ari uri kugusebya akwirukanishije ku kazi. Si urugero se uwari inshuti akakugambanira rukora buryo ki bakwirukana ku kazi, kandi koko bikarangira bakwirukanye. Ni urugamba rutoroshye, ni urugamba runakomeye. Ibi bintu nabyo bitera depression. Turi kureba ibintu bitera agahinda gakabije. Yamen, this is URTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira i Paris mu Bufaransa, ryumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. Akaba wayikurikirana ukanda www.wordpress.com. Nikashema Manzi Blessed nkunda radio ijwi ry'urugwiro. Ikindi kintu mu bintu bishobora gutera depression ni urupfu rw'umuntu wakundaga. Umubyeyi, umuvandimwe, inshuti, umuturanyi, umva uwo mwakoranaga, uwo mwiganye, yewe ashobora kuba ari umuhanzi wenda uririmba indirimbo runaka zibizo gushimisha Imana ndetse n'izidufasha mu kubyutsa amarangamutima yacu, noneho agapfa bitunguranye. Yewe ibi bintu nabyo bitera depression ku kigero kiri hejuru cyane.
no kubyumva no kubyakira ntabwo uba wumva ko bishoboka. Turimo turaganira ku bintu bitera indwara y'agahinda gakabije, sibyo mu bantu, tucyongereho. Icya kane, ibibazo by'ubukene. Ayiwe, ibi byo biratwugarije pe, sinzi Imana duha imitima ikomeye pe, kuko agahinda gakabije ko abantu turagahorana, ariko uburyo twakira ibintu bitubayeho nibwo butandukanye. Uburyo umubiri, umutima wacu, ubwonko bwacu bubyakira nibwo butandukanye. Ubundi agahinda gakabije nitumara kurebera hamwe ibintu bitera indwara y'agahinda gakabije, turasanga twese katugeraho. Mbese ninde udahemukirwa? Ninde se? Ntabwo bibaho. Ninde se udahura n'urupfu rutunguranye rw'abantu yakundaga? Ariko ibi bintu tubiganireho dusasa inzobe, tubyakira mu buryo butandukanye. Iki nicyo kintu rwose dutandukaniraho. Uzi ko wicaye mu rugo, wenda uri mu gikoni uratetse, urimo uravuga ati ngire vuba ikiruhuko cya saa sita gisange abo mu muryango wanjye n'abateguriye ifunguro. Wafatishije amashyiga 1 2 3, urakorera iburyo n'ibumoso n'imbere yawe n'inyuma, uvuga uti kandi abo nteguriye iri funguro rwose barifate banezerewe. Wajya kumva umwe muri bo ngo akoze impanuka. Ayiwe, ubuse aya mafunguro yabakiriwe? Murabyumva. Iki nacyo kiri mu bintu bitera depression. Ikindi kintu gitera depression, indwara y'agahinda gakabije, abantu barakazwa n'ubusa. Ibi nabyo bishobora kuba kimwe mu bintu cyangwa kimwe mu ntandaro za depression. Akenshi aba bantu batekereza ibibi gusa. Abantu barakazwa n'ubusa, batekereza ibibi gusa, kuko mu nshuti, mu bavandimwe se cyangwa mu muryango, uyu muntu ntabwo yabura. Uyu ni wa muntu uzacaho niba utamubonye, kuko birashoboka ko ushobora kuba uri kugenda mu muhanda umuntu akakubona wowe utamubonye. Ubwo iyo utamubonye ntumusuhuje, ntumubwiye ati mwiriwe, ntumubaje amakuru. Nagahita atangiza, mama we none se jyewe waya ndagaragara, ubu se ntacyo mvuze iki se, basigaye banca batananshuhuje. Ukumva yuko nyine abantu bakunda kurakazwa n'ubusa, ugasanga ka kantu gato wenda we yakubonye nta kuvugishije, bise biba intandaro ya rurangiza, bikarangira umuntu arakajwe n'ubusa koko. Murabyumva rero rwose bantu, mugerageze uyu muco wo kurakazwa n'ubusa. Akenshi usanga aba bantu ari nako bateye. Abantu barakazwa n'ubusa, yagera ahantu ari muri bagenzi be, yakumva basetse ati tubwo nige basetse, baba barimo bamvuga nyine, wenda ntibanyishimiye, ugasanga nta kintu kizima watekereza. Ikindi twari tukivuzeho ni ibibazo by'ubukene, bishobora gutera depression koko. Icya mbere, kubura akazi. None iyo ubuze akazi, hari ikintu uba ukinjiza koko gishobora kuba kimwe mu bintu byakemura ibibazo wenda, cyangwa se cyakwinjiza kashi uba ugifite. Imwe mu bibazo by'ubukene, iyo ukennye se utekereza ko kwishyura abana minerivare wabishobora? Kuba hahira ibibatunga mu buzima bwa buri munsi wabishobora? Murumva rero ibibazo by'ubukene nabyo rwose biri ku gipimo cyo hejuru mu bishobora gutera depression. You are
ikindi kintu kandi gishobora gutera indwara y'agahinda gakabije ibi birareba abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ntabwo ndi bufate umwanya wo kubivugaho byinshi, ntekereza ko iri jambo atari rishya mu matwi yacu. Ni ibintu bibayobya nyine, bibayobya, bituma ubwenge bwabo cyangwa ubwonko nyirizina buva ku murongo. Nicyo bita ikiyobyabwenge. Akenshi iyo witegereje imibereho y'aba bantu bafata ku biyobyabwenge, iyo umuvugishije aravuga ati ndumva ndi hayi, nyine ntabwo iyo amaze kubikoresha aba yumva atari kuri iyi si yacu dutuyemo, aba yumva yageze mu isi ye. Kandi ikigaragara cyo iyo bimaze kumushiramo usanga atari wa muntu wari usanzwe uzi, cyangwa wari usanzwe uzi yabinyweye, cyangwa mu buzima busanzwe atarabifata wari uzi. Ashobora kugira imyitwarire itari myiza. Iyo atabibonye rero, cyangwa se iyo byamubayemo byinshi, ashobora kugira iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ikindi gishobora gutera indwara y'agahinda gakabije, hari ugushaka kubaho nk'uko abandi babaho. Nditangaho urugero, nkanjye ubwanjye Clementine ndaho, mfite abaturanyi bafite ukuntu babayeho rwose. Barabyuka mu gitondo, wenda niba bagiye ku kazi bafite imodoka yabo nziza rwose bakayigendamo, nanjye nkumva ndashaka kugenda mu modoka kandi simfite ubushobozi buyigura. Ibi bintu nabyo bishobora gutera indwara y'agahinda gakabije. Nshobora kugira agahinda kubera ko wenda nkeneye kuba umusitari, nkeneye kwamamara, sibyo? Nkumva birambabaje kuko mbona ibyo nkora byose abantu batabibona. Gute se? Ibi bintu ndi kwishyiramo by'uko nkeneye kuba umuntu uzwi, umuntu urenze, bishobora gutera agahinda gakabije, sibyo? Nshobora kugira akantu ko kumva nkeneye kunezeza rubanda rwose, reka nkore ibishoboka byose. Nuko urabikora se ngo babibone? Nkora ibishoboka byose, sinkeneye kubona inshuti yanjye. Nkora ibishoboka byose, sinkeneye gutakaza bamwe mu bo tugendana. Uzagerageze uzambwira, ntibibaho, ntibinashoboka. Ntacyo wakora ngo ukunde unezeze abantu. Wowe umukoro nguhaye, fata umwanya wiyiteho, wiheke zishoboka zose, winezeze. Nubaho unezerewe, hari abantu bizabera igisubizo, hari abazabibona bibabera umuti, sibyo? Nabo utume biga kwikunda. Iyi ni inama turi gutanga, sibyo? Ibi uko kumva ushaka kuvuga ati reka nkore iki wenda babone ko, biri mu bintu n'ubundi bizagusigira agahinda gakabije. Kuko nubona warabikoze ukabona nta kutagize, waririye urimara, reka sinakubwira, ntabwo uzabuza inshuti zawe kukuvaho. Nibagenda rero kwa gusigara wenyine utakibafite, watekereza ko ntacyo utakoze ngo ukunde ubashimishe, nibyo bizagutera agahinda gakabije. Ikindi kintu gishobora gutera iyi ndwara y'agahinda gakabije, kwigereranya n'abandi. Urumva hari ugushaka kuba nk'uko abandi babaho, akaza no kwigereranya n'abandi. Kuvuga ati ariko se jyewe runaka uririmba biriya, iyo ndirimbye mwumva ntamurusha, cyangwa se mwumva tutaririmba kimwe we? Gute se? Ese umusore ko mbona nkora ibishoboka byose ngo ngukunde, uriya mukobwa ko runaka ukunda andusha iki? Ibi mbivuge mbisubire mu bintu by'inkundo ni iki? Bishobora gutera iyi ndwara y'agahinda gakabije. Mbivuge neza mbisubiremo. Ese uriya mukobwa ukunda
andusha kwambara neza, andusha ubwiza, gute se? barekera impamvu zabo, nibo bazi ibyabahuje. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. Ikindi navuga aricyo cya nyuma gishobora gutuma umuntu arwara indwara y'agahinda gakabije ni ukuba wenyine. Uba wumva uri wenyine, ufite irungu, ufite byinshi uri gutekerezaho. Ibi bintu nabyo biri mu byatuma umuntu agira indwara y'agahinda gakabije. Kuba kure y'umuryango, umva kutabona inshuti zawe n'ibindi byinshi bishobora kugutera indwara y'agahinda gakabije. Nibyo reka rero turebere hamwe bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko ufite agahinda gakabije, cyangwa se bamwe mu nshuti zawe harimo abafite aka gahinda gakabije. Icya mbere ni umunaniro uhorana, guhora wumva unaniwe, kandi mu by'ukuri uyu munaniro si ubushingiye ku ki. Waryamye amasaha rwose arenze 6, cyangwa se ku bantu bakuru n'ubundi bivuga ko kugira ngo umuntu asinzire neza agomba gusinzira hagati y'amasaha 6 n'8. Wabonye umwanya uhagije wo gusinzira iki gihe, ariko ubyutse unaniwe. Umunaniro kandi ufite uraza kuwirira mu munsi wose. Ibi biri mu bintu bishobora gutuma ugira indwara y'agahinda gakabije. Nyine nuko biri mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye indwara y'agahinda gakabije. Icya kabiri, uyu muntu ufite iyi ndwara y'agahinda gakabije arakara bikabije, arakajwe n'utuntu duto. Aba bantu babaho ugasanga nta rwenya ajya agira. Mwatangira kuganira mwaseka mukabona we akuyemo ake karenge kandi agiye arakaye. Mu by'ukuri muzajye mubikurikirana, numubwira akantu gato kamwerekeye warahita arakara. Uyu muntu mu by'ukuri rwose ashobora kuba afite indwara y'agahinda gakabije. Icya gatatu, urwango. Agira urwango muri we, akikoma abantu. Wenda bamwe nikoma nta n'impamvu zigaragara zituma banga. Yewe nanga runaka, urenda mwanga nubwo ntamuzi. Ibi ni ibimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije. Nubona umwe mu nshuti zawe rwose afite ibi bimenyetso, mugira inama ajye kureba inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Icya kane, kugerageza kwiyahura. Niwumva bamwe mu nshuti zawe harimo abafite ibitekerezo cyangwa bajya babigerageza, kuko hari n'ababigerageza bikanga, kugerageza kwiyahura byo ntekereza ko iyi ndwara y'agahinda gakabije iba yafashe indi ntera, kuko hari ababigerageza rimwe bikanga, kabiri bikanga, kubwa gatatu bikarangira apfuye.
kandi yarabigerageje inshuro zitandukanye. Kandi bene abo bafite iki kimenyetso akenshi baranabivuga cyangwa se bakabikora bagafatwa umugambi wabo utaragerwaho. Murumva ntabwo byoroshye. Ikindi cya gatanu mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite indwara y'agahinda gakabije, nta kintu na kimwe kiba kikimushimisha. Ntacyo. Yemwe mu gihe akenshi ku muntu usanzwe rwose ushobora kujya mu rusengero n'urugero bagasenga ugataha wumva wishimye. Ushobora kujya mu gitaramo ahahuriye abavugabutumwa ugataha wumva umeze neza kandi wishimye. Yemwe ushobora kujya mu birori mu bukwe ugataha wumva wishimye. Ikizakwereka ko umuntu rero afite iyi ndwara y'agahinda gakabije, ibi byose niyo bikimufataho ntacyo biba bikimumariye. Ikindi cya gatandatu, ahubwo ikintu cyitwa ibyishimo, ngo wenda ngo iyo ndi kumwe hari ukuntu mu buzima busanzwe umuntu ahura n'inshuti ze akumva arishimye rwose, akumva nta n'ikintu cyabisimbura. Cyangwa se mwafata umwanya wo gusohoka n'inshuti zawe nabyo ukumva Ikindi navuga aricyo cya nyuma gishobora gutuma umuntu arwara indwara y'agahinda gakabije ni ukuba wenyine. Kuba wumva uri wenyine, ufite irungu, ufite byinshi uri gutekerezaho, ibi bintu nabyo biri mu byatuma umuntu agira indwara y'agahinda gakabije. Kuba kure y'umuryango, kutabona inshuti zawe n'ibindi byinshi bishobora kugutera indwara y'agahinda gakabije. Nibyo reka rero turebere hamwe bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko ufite agahinda gakabije, cyangwa se bamwe mu nshuti zawe harimo abafite aka gahinda gakabije. Icya mbere ni umunaniro uhorana, guhora wumva unaniwe, kandi mu by'ukuri uyu munaniro si ubushingiye ku ki. Waryamye amasaha rwose arenze 6, cyangwa se ku bantu bakuru n'ubundi bivuga ko kugira ngo umuntu asinzire neza agomba gusinzira hagati y'amasaha 6 n'8. Wabonye umwanya uhagije wo gusinzira iki gihe, ariko ubyutse unaniwe. Umunaniro kandi ufite uraza kuwirira umunsi wose. Ibi biri mu bintu bishobora gutuma ugira indwara y'agahinda gakabije. Nyine nuko biri mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye indwara y'agahinda gakabije. Icya kabiri, uyu muntu ufite iyi ndwara y'agahinda gakabije arakara bikabije, arakajwe n'utuntu duto. Aba bantu babaho ugasanga nta rwenya ajya agira. Mwatangira kuganira mwaseka mukabona we akuyemo ake karenge kandi agiye arakaye. Mu by'ukuri muzajye mubikurikirana
numubwira akantu gato kamwerekeye warahita arakara. Uyu muntu mu by'ukuri rwose ashobora kuba afite indwara y'agahinda gakabije. Icya gatatu, urwango. Agira urwango muri we, akikoma abantu, wenda bamwe nikoma nta n'impamvu zigaragara zituma banga. Yewe nanga runaka, uriya ndamwanga nubwo ntamuzi. Ibi ni ibimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije. Nubona umwe mu nshuti zawe rwose afite ibi bimenyetso, mugira inama ajye kureba inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Icya kane, kugerageza kwiyahura. Niwumva bamwe mu nshuti zawe harimo abafite ibitekerezo cyangwa bajya babigerageza, kuko hari n'ababigerageza bikanga, kugerageza kwiyahura byo ntekereza ko iyi ndwara y'agahinda gakabije iba yafashe indi ntera, kuko hari ababigerageza rimwe bikanga, kabiri bikanga, kubwa gatatu bikarangira apfuye, kandi yarabigerageje inshuro zitandukanye. Kandi bene aba bafite iki kimenyetso akenshi baranabivuga, cyangwa se bakabikora bagafatwa umugambi wabo utaragerwaho. Murumva ntabwo byoroshye. Ikindi cya gatanu mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite indwara y'agahinda gakabije, nta kintu na kimwe kiba kikimushimisha. Ntacyo. Yemwe mu gihe akenshi ku muntu usanzwe rwose ushobora kujya mu rusengero n'urugero bagasenga ugataha wumva wishimye. Ushobora kujya mu gitaramo ahahuriye abavugabutumwa ugataha wumva umeze neza kandi wishimye. Yemwe ushobora kujya mu birori, mu bukwe, ugataha wumva wishimye. Ikizakwereka ko umuntu rero afite iyi ndwara y'agahinda gakabije, ibi byose niba bikimufataho ntacyo biba bikimumariye. Ikindi cya gatandatu, ahurwa ikintu cyitwa ibyishimo. Ngo wenda ngo iyo ndi kumwe hari ukuntu mu buzima busanzwe umuntu ahura n'inshuti ze akumva arishimye rwose, akumva nta n'ikintu cyabisimbura. Cyangwa se mwafata umwanya wo gusohoka n'inshuti zawe nabyo ukumva ukumva ni ibya mbere nta cyabisimba. Wajya mu kirori wenda muri anniversaire zitandukanye, mu bitaramo se, mu tubyiniro, ugataha wumva wishimye kandi unezerewe. Wakurikirana wenda ikiganiro runaka se kivuga ku nkuru ukunda, bikarangira wumva wishimye.
rero uyu muntu ufite indwara y'agahinda gakabije, ibi byose ntacyo wakora ngo wumve yishimye. Murabyumva, ibintu biba byakomeye, ibintu biba byafashe indi ntera. Nkanjye ubwanjye iyo numvise mbabaye, mfite ikintu kimbabaje, nkaba mfite ekuteri ivuga neza, nkiyumvira utuziki dutuje, nanjye ntuje, nta rusaku ruri hafi aho, mba numva nishimye pe, ndishima nkumva ndanezerewe. Cyangwa nshobora gutega amatwi ikiganiro runaka, nakumva inkuru ziri kuvugwa, uburyo abantu bari kugikora nabo babigenza rwose bishimye mu buzima, nanjye bikarangira numva nishimye. Rero mu gutanga nk'iki se ni nk'umwanzuro, ushobora kutagira indwara y'agahinda gakabije, ariko waba umuti, waba igisubizo ku bayirwaye. Yego, iki ni cyo twahereyeho tuvuga, ni nacyo dusorejeho. Ntukabisuzugure. Ushobora gufasha umuntu ufite indwara y'agahinda gakabije kandi bikarangira umusubije mu buzima. Rero twite ku nshuti zacu, twite ku miryango, twite ku baturanyi, ndetse n'abantu bagaragaje ibihe bimenyetso. Ushobora gushyiraho uburyo bwiza bw'uburyo wamuganiriza rwose, ibintu bikarangira bigenze neza. Rero ni mucyo rwose dufate umwanya tuvurane, kuko uko aba bahanga batangiye babivuga, yego hari aho ushobora kubyumva kumva nta n'ikintu bivuze. Nibyo pe, ntacyo bivuze, kuko ku myaka umaze ku isi ntabwo urarwara indwara y'agahinda gakabije. Ariko basi gerageza buryo ki ujye utahura bamwe mu nshuti zawe bagize iki kibazo cyo guhura n'iyi ndwara. Njyewe nagize mu nshuti wanjye, yari umuntu twakoranaga bya hafi, mbona hari abantu bakora pe, yagera mu kazi ukabona niho umutima uri, niho ubwenge buri, niho imbaraga yazishyize. Turakoranye umwaka umwe, 2, 3, mbona nta kibazo. Mu mpera z'uyu mwaka ushize natunguwe n'ikintu kimwe. Ubundi nari menyereye ko akora ibintu bye kandi akabirangiza kare. Ntungurwa no kubona ari wa muntu iby'akazi ntacyo bikimubwiye, yemwe n'ibyo akora nta murongo. Ntiwanamubaza ngo ni ibiki wakoze ngo abigusobanurire. Naje gutera intambwe imwe ndamubaza, ariko ko mbona ibi n'ibi na biriya utakibikora neza, kandi n'uburyo ugaragara nta, yari umuntu ugira morale, uhora yisekera. Mbona asigara akazwa n'ubusa, mbona nyine ni ibintu bidasanzwe. Mbimubwiye yaje kunganiriza, ambwira ikintu gikomeye. Arambwira ati hari umuntu wampemukiye, nkuko natangiye mbibabwira. Ati nagurije umuntu, yambwiye ko yagurije umuntu, umuvandimwe we, amafaranga 200,000. Ayamuguriza bumvikanye ko azayamwishyura. Byarangiye umuvandimwe we rwose amuhemukiye, yanga kumwishyura amafaranga kandi atari uko yabuze ubushobozi. Iyi nshuti yanjye yagize iki se? Ntabwo yari abizi ko icyo kibazo agifite, ariko abamureba twebwe twabashije kubibona ko afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Rero mureke dufate umwanya rwose dutekereze neza. Ntekereza ko ari jyewe ubaye ufite iki kibazo cy'agahinda gakabije, ntihagire umwe mu nshuti cyangwa umwe mu bavandimwe ubitahura, ubibona. Sinzi aho nagarukira, sinzi uko byangendekera. Ikiganiro ni iwacu cyo kuri uyu munsi, twahisemo kuganira ku ndwara y'agahinda gakabije yibasiye abatari bake ku isi, kandi ibabuza ubuzima ku kigero kiri hejuru. Twatangiye tubona ko abarenga 800,000 buri mwaka bapfa biyahuye kubera iyi ndwara y'agahinda gakabije. Urumva ni indwara rwose idutwara abantu, kandi ntekereza ko itahuwe kare iravurwa igakira. Tunabona ko buri masegonda 40 ku isi haba hiyahuye umuntu. Ibi byose rero n'ibindi mwibaza ku ndwara y'agahinda gakabije,
mureke rero dusasa inzobe rwose tubiganireho, ufite inyunganizi, ufite igitekerezo kuri iki kiganiro afata umwanya we rwose agira icyo avuga, kuko umusanzu wa buri umwe urakenewe. Agahinda gakabije, ikindi nabashije kubona neza, ntabwo irobanura, ntabwo uzayikangisha ngo ngewe ngo ndi umukire ngo mfite amafaranga, ntabwo izagutinya. Ntuzayikangisha ngo mfite imodoka nziza, ngo inzu nziza, ngo n'umugore. Ntutayizanirwa na kimwe muri ibyo, sibyo? Nawe uzayihamagarira, kuko twabonye ko umuntu nawe ashobora kwihemukira, cyangwa se ukayizanirwa nabo utatekerezaga ko ibi bintu wabigukora. Rero mu buzima ibintu byose birashoboka, niyo mpamvu dukwiye gufashanya, ngo nta mugabo umwe, nta muntu wigira, kandi abahanga bavuga ko umutwe umwe nyine ntiwigira inama, icyo ukora ngo wifasha gusara, nta kindi. Ikiganiro ni iwacu, mukurikiramo bimwe mu bintu bitandukanye bihuza abantu, ariko aka ni agakeregeshwa biturutse ku mukunzi wacu wasize ubutumwa yifuza ko twamuganirira kuri bimwe mu bimenyetso ndetse na bimwe mu bintu bitera indwara y'agahinda gakabije. Reka rero tubararikire gukurikirana ibiganiro bya IRTV ijwi ry'urugwiro, yumvikanira ku murongo wa 41.8 FM. Reka tubararikire gukomeza gukurikirana gahunda za IRTV, ubwo mwari muri kumwe muri studio ya Clementine mu kiganiro ni iwacu. Ni iwacu, ikiganiro cya IRTV, ikiganiro kikugezaho amwe mu mateka atandukanye, ubuzima bunyuranye. Ni iwacu, ikiganiro nta mupaka, buri hose ni iwacu. Ni iwacu ni ikiganiro tuganiramo akantu ku kandi, tugasasa inzobe tureba bimwe mu bintu bishobora guhuza abantu aho baba bari hose hanyuranye, mu buzima bwa buri munsi, uko bwaba bumeze kose. Ni iwacu ni ikiganiro cy'ijwi ry'urugwiro, tuganiriramo bimwe mu byo twakora kugira ngo turushe guhindura isi ibe nziza kuruta uko twayisanze. Iwacu n'amahoro.